bavuga ngo ni kugendana n'Imana. Kugendana n'Imana niyo jambo turi buganire. Reka dusome mu gitabo cya Kuva ni 13 n'umurongo wa 21. Mu gitabo cya Kuva 13 n'umurongo wa 21. Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore, nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Twongere dusome mu gitabo cy'Itangiriro 5 n'umurongo wa 23. Iminsi yose Henoki yaramye ni imyaka 365. Kandi Henoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Yesu nashimwe. Amen. Rero uko tumaze kubivuga turaganira ijambo rivuga ngo kugendana n'Imana. Muri iri jambo rero kugendana n'Imana harimo amagambo abiri. Hariho urugendo, hakaba no kumenya uyu mugendo. Kumenya ni ikintu gikomeye cyangwa cy'ingenzi mu buzima. Kumenya bitandukanye no kuzumva. Ubundi kumenya bitandukanye no kubivuga. Urashobora kumva ikintu cyinshi, ubundi urashobora kuvuga ibintu kenshi ariko ntubimenye. Urashobora kuba umuvugabutumwa ukabwiriza ubutumwa, abantu bagakizwa, abantu bakihana, ariko udakora ubushake bw'Imana cyangwa se udakiranuka. Ubu umeze nka kwa kundi kw'icyapa kiza kibaho kikarangira abagenzi inzira, ariko iyo icyo kitajyayo. Nigeze kubivuga ko hari umupasitori umwe nigeze kumva ino muri iki gihugu cyangwa se hano muri kino gihugu, yabwirije mu itorero, abantu barishima, babwira ubwiza bw'ijuru, babwira kugaruka kwa Yesu, arabazamura mu buryo bwo mu mwuka. Abantu ngo barishima cyane, bagubwa neza, ariko aja kubabwira akajambo kamwe. Haleluya. Amen. Aja arababwira ngo ibi ngibi naravyize muri teoloji, ariko jewe sinvyizeye. Ariko uwakomeza kubyizera yakomeza, ariko jewe naravyize gusa ariko simbyizeye. Uwo muntu koko afite ubumenyi gusa ariko ntaramenya ukuri, kandi ukuri ni Kristo. Amen. Tuvuge ngo amen. 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 Ubundi urashobora kuba umuririmbyi ukaririmba, imitima y'abantu igahembuka, abantu bakihana, abantu bakavugwa neza, ariko utaramenya icyo Imana igushaka. Ubundi urashobora kugira imyaka myinshi mu itorero, ukabara imyaka ugize. Hari umuririmbyi w'igiswahili waririmbye aravuga ngo Wakristo wengi wanahesabu miaka lakini mwenendo wao haukamiliki. Urashobora kubara iyo myaka uba umaze mu rusengero. Imana ntiziturebera mu myaka tugize mu rusengero. Imana ntiziturebera ku mazina batwita. Imana ntiziturebera mu miryango tuvukamo. Imana ntiziturebera mu bindi arizo zose tutekereza, ariko Imana izitureberaho ni ibikorwa dukora. Amen. Imana iturebera mu bikorwa dukora, nimba tubikora dukiranutse, naho ni Imana iziturebera. Yesu
yigeze kuganira n'abayuda bamwemeye mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ni 8:31. Yesu arababwira ngo nimuguma mu ijambo ryanje ngo muzaba muri abigishwa banje nyakuri. Arababwira ngo namwe muzamenya ukuri ngo kandi ukuri ngo niko kuzababatura. Ariko ngo amaze kubabwira ayo magambo ngo bagira ikibazo ngo babitindaho babyibaza. Baramubwira ati ariko ko turi urubyaro rwa Iburahimu kandi tukaba tutarigeze kuba imbata z'uwo ari we wese, utubwiriye iki ngo tuzabatura? Haleluya. Amen. Yesu arababwira ngo ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha aba ari imbata y'icyaha. Haleluya. Amen. Arababwira ngo ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora icyaha cyangwa ukora ibyaha aba ari imbata y'ibyaha. Iyo umuntu yamenye neza azakora neza. Amen. Kandi iyo umuntu atamenye neza azakora nabi. Ubu rero muri uru rugendo rwo kuja mu ijuru bisaba kugendana n'Imana, kuko muri uru rugendo duhura na byinshi biducogoza kandi byacogoje benshi. Intwari nyinshi zari muri uru rugendo zaracogoye. Hari abo tuzi n'abo tutazi, ariko b'intwari bari bakomeye. Nawe uwo gutekereza hari abantu mwigeze kubana kandi basengaga ariko baracogoye. Kubera iki? Kubera kutagendana n'Imana. Ubundi muri uru rugendo duhura n'intambara z'uburyo bwose, kandi izo ntambara zose intego yazo ni imwe, niyo kuducogoza muri uru rugendo. Ntahe soma rino jambo narikuyemo amagambo abiri y'ingenzi dusabwa kugira ngo tugendane n'Imana. Ijambo rya mbere kugira ngo ugendane n'Imana ni ukwemera kuyoborwa nayo. Haleluya. Amen. Iyo wemeye kugendana n'Imana ugendera mu mahame yayo. Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo abayoborwa n'Umwuka abo nibo bana b'Imana. Sifa kwa Mungu. Amen. Niba wemeye kuyoborwa n'Imana uzaba wemeye kugendera mu mahame yayo. Ni ukuvuga ngo ijambo rya mbere tugomba kwemera kuyoborwa nayo. Ijambo rya kabiri ni ukuyizera yuko ishobora byose. Mu rugendo uzaba urimo rwose, intambara uzahura nazo, ibibazo uzahura nabyo, ukayizera kuko ishobora byose, ntakiza kinanira. Imana yabwiye Mose mu gitabo cya Kuva 6:2 ntazatu wasoma ko kumwanya ni mutoya, iramubwira ngo Mose we, iramubwira ngo ndi Uwiteka nabonekeye Iburahimu na Isaka na Yakobo. Iramubwira ngo ndi Imana ishobora byose. Haleluya. 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 Amen. Iramubwira ngo nabonekeye sokuruza wanyu Iburahimu na Isaka na Yakobo, ndi Imana ishobora byose. Ibinaniye abantu izo ngibyo zizakora. Dufite Imana ishobora byose. Iyo twayizeye muri uru rugendo rero, muri uru rugendo nimba tugendanye n'Imana ntibisobanura yuko tutazahura n'intambara. Ntibisobanuye yuko tutazahura n'imiraba.
ntibisobanuye yuko tutazahura n'ibitugerageza, ariko icy'ingenzi muri byose ni uko byose biza biyumvira. Yego. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Aha tuhasomye dusanga ukuntu Imana yagenda y'ubwoko bwa Isiraheli. Isiraheli bava mu gihugu cya Egiputa ubwo bari mu buretwa bagizemo imyaka 430. Imana yabasezeranije yuko izabajana mu gihugu cy'amata n'ubuki. Imana ibabwira yuko igiye ibakura mu gihugu cya Egiputa, igihugu bari bagorewemo, irababwira ngo ije kubakura ibajane mu gihugu cy'amata n'ubuki, aricyo gihugu cya Kanani. Haleluya. Amen. Bibiliya ivuga ngo barahaguruka, bahagurutse bishimye. Bahagurutse bishimye, imitima yawe yishimiye kuja mu gihugu cy'amata n'ubuki. Ariko Imana ntiyigeze ibabwira ko izabacisha mu butayu. Imana ntiyigeze ibabwira inzira bazacamo kugira ngo bagere muri icyo gihugu. Rimwe na rimwe Imana iyo iduhaye amasezerano duhita twumva yuko kera buke tuyageraho, cyangwa ntitumenye n'inzira tunyuramo kugira ngo tuzayageraho. Kenshi duca mu ntambara kugira ngo tugere ku cyo Imana yadusezeranye. Haleluya. Amen. Imana ibasezeranya kubajana muri icyo gihugu. Imana yemera kugendana nabo. Bibiliya yatubwiye ngo Imana yagendanye nabo iri mu nkingi y'igicu, ngo ku manywa yabagendanye imbere iri mu nkingi y'igicu, kandi nijoro yabagendaga imbere iri mu nkingi y'umuriro, ngo ibamurikire babone uko bagenda. Rero icyaje kubatungura haleluya, Amen. icyaje kubatungura bagihaguruka bava mu Giputa bagenda, bahuye n'inyanja itukura. Kandi iyo nyanja nta kuntu bari kuyambuka n'amaguru, ntizari gukunda. Kandi aho muri iyo nyanja niho hari inzira yo gukomeza urugendo bagenda i Kanani. Imana iyo yaguhaye isezerano, rimwe na rimwe tugenda tubona imbere yacu haba urukuta, tukabona nta nzira yo gucamo ngo tugere kuri ayo masezerano. Ariko Imana iyo inzira niyo komeze, wowe ntumenya inzira z'Imana izaca kugira ngo ushike kuri ayo masezerano. Kenshi muri uru rugendo tugenda duhura n'ibintu byinshi bitugora, bitunaniza. Twareba imbere tukabura inzira, twareba inyuma tukabura inzira, twareba hirya no hino tukabura inzira, nta hantu tukabona ibintu byose birakinze. Dawudi yigeze kubivuga, arabivuga hano mu gitabo cya Zaburi 34:20, aravuga ngo amakuba n'ibyago z'umukiranutsi ni byinshi. Haleluya. Haleluya. Ariko aje kuvuga, aravuga ngo ariko Uwiteka mukiza muri byose. Haleluya. Amen. Hari umuririmbyi waririmbye indirimbo yo mu gushimisha 272, aravuga ngo ntihazabura intambara, ngo ntabwo amahoro azahoraho, ngo keretse Yesu atsinzeho urupfu n'ibyaha. Ni ukuvuga ngo mu ntambara duhura nazo kenshi zigenda zishaka ukuntu ziducoboza. Isiraheli rero ngo bakiri aho bagihura n'inyanja, ngo bahindukiye ngo babona abanyegiputa barabakurikiye, ngo babona ingabo za Farawo zirabakurikiye, barebye babona imbere yabo n'inyanja, babona hepfo nta nzira, haruguru nta nzira. Ngo bahindukira na Mose, baza Mose baramubaza ngo ariko Mose we, nta mva zari mu Egiputa
kutuzana ngo tuzopfire muri ubu butayu, ngo dushirire muri ubu butayu. Hari impamvu yatumye bavuga imva. Icyatumye bavuga imva, muri icyo gihe nta kindi kintu baza babona urupfu imbere yabo. Haleluya. Amen. Nicyo gihe rero tuzaduhura n'ingorane n'ibibazo, bamwe bagahita bafata imyanzuro, ugasanga bamwe bariyahuye, abandi ugasanga bakava mu byizerwa bakava ku Mana, abandi bagatekereza yuko Imana itariho. Ariko reka nkubwire iri jambo ritoya, witinya, Imana yacu ni ifite ijambo rya nyuma. Yego. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ibyo byose biraza, ibintu byose bikagenda bihaye byimuna imbere yawe, bikaza bikagutera ubwoba. Satani buri gihe cyose Satani azakubwira ko utazabivamo. Buri gihe cyose Satani aza kwereka urupfu, ariko ufite ijambo rya nyuma arahari. Imana ishimwe. Amen. Barongera babwira Mose, baramubwira ngo Mose we, sibyo twakubwiraga tukiri mu Giputa, tureke ngo twibere mu Giputa, dukorere abanyagiputa aho kugira ngo tuzapfire muri ubu butayu. Mose, umugabo wagendanye n'Imana, umuntu wamenye imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Imana ishimwe. Amen. Abwira abantu, arababwira yabanje kubahumuriza, arababwira ngo mwitinya. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Yabanje kubahumuriza, arababwira ngo mwitinya, arababwira ngo nimwihagararire gusa. Ikizamini cyoroshe, mwihagararire gusa. Mu bundi buryo ni nkaho yababwiye ngo urugamba si urwanyu, urugamba rufite ururwana. Arababwira ngo mwitinya, mwihagararire gusa, hanyuma murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Yego. Imana ishimwe. Amen. Reka nkubwire, mu ntambara uhura nazo, mu bibazo biri imbere yawe, nimba ugendanye n'Imana, nimba uzi ngo uri kumwe n'Imana. Icyatumye Mose avuga ayo magambo ntiyayavuze yuko ari ku mbaraga ziwe. Icyatumye Mose avuga aya magambo ntiyayakuye muri wowe wenyine ngo afite imbaraga zo gukora ibyo bintu, yari azi yuko ari kumwe n'Imana. Haleluya. Amen. Nimba wumva ugendana n'Imana, Imana ukumva muri kumwe nayo, ibiri imbere yawe byose bigutera ubwoba. Ikigusaba gusa wowe gusa umuhanga amaso, wihagararire gusa. Mose arababwira ngo nimwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Yego. Arababwira ngo kuko aba banyagiputa muhaye mubona, ntimuzongera kubabona ukundi. Haleluya. Amen. Aba babateye ubwoba ntimuzongera kubabona ukundi. Bibiliya izitubwira hano mu gitabo cya Daniyeli, izitubwira abasore batatu bagendanye n'Imana. Haleluya. Amen. Abantu bagendanye n'Imana ntibaze bakuka imitima. Abagabo bagendanye n'Imana ntibaze bakuka imitima. Abadamu bagendanye n'Imana ntibaze bakuka imitima. Hari umuririmbyi aririmba ngo nubwo ndi umwana mutoya ariko uzi gusenga Imana, ntabwo nzagira ubwoba, nzafashwa no gusenga. Amen. Aba basore batatu, Meshaki, Abedenego na Shadaraki, Bibiliya zitubwira ngo bageze i Babuloni, ngo umwami Nebukadinezari ngo akora igishushanyo cy'izahabu, ngo agihagarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cya Babuloni. Ngo habaho itegeko y'uko abantu bose ngo baramye cya gishushanyo. Bashyiraho ijambo, baravuga ngo umuntu utazoramya icyo gishushanyo ngo azajugunywa mu itanura ry'umuriro. Amen. Amen. Abo basore banga kuramya cya gishushanyo.
abakarudaya ngo baje kurega ba basore ku mwami kuko baza kuramya igishushanyo umwami yakoze. Umwami ngo arabahamagara arababwira ati ariko mwa basore arababwira ati ariko ibi nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanje. Abaha chance ya nyuma arababwira ati noneho rero nimugende muramye kino gishushanyo. Arababwira ati ariko nyamara nimutakiramo itegeko ni ugutabwa mu itanura ry'umuriro. Aza kubabwira ijambo rikomeye arababwira ati ariko se ubundi nimutaramya kino gishushanyo Imana irubakiza amaboko yanje ni iyihe? Ariko abahungu barabanezeza iyo somye ijambo rarinezeza. Bamusubizanye ijambo rikomeye ry'ubwenge kandi agasuzuguro. Haleluya. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Baramubwira ngo mwami nta mpamvu nimwe ituma tugusubiza iryo jambo. Usanire iyo umuntu abwiye umuntu ikintu ntagusubize burya rimwe na rimwe ubona nyine koko yagusuzuye. Baramubwira ngo nta mpamvu nimwe duhaye tubona yo tuma tugusubiza kuri iryo jambo. Ariko baza kuvuga aya magambo. Imana ishimwe. Amen. Baramubwira ngo nimbarizo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nimbarizo Imana yacu dukorera reka tuzatubwirira Imana yacu icyizere. Simba kwa Mungu. Amen. Mu bihe byose duhuye n'amagambo aremereye, mu gihe cyose duhuye n'intambara ziturwanya ziri imbere yacu, mu gihe tubona ntanze tukabona nta ibibazo ntaho duca, tuzatubwirira Imana yacu icyizere. Imana ishimwe. Amen. Baramubwira ngo nimba arizo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro. Ngo kandi icyo tuzi neza ngo kandi icyo tuzi neza ni uko izadukiza ukuboko kwawe. Ariko baza kumubwira ijambo ryo kumukurira inzira ku murima niko nakazanumva bavuga kera. Baramubwira ngo reka n'ubwo tukubwire none iyo twavuze ngo iradukiza amaboko yawe, ariko nubwo itadukiza baza kumubwira iri jambo rikomeye. Ariko naho itadukiza nyagasani umenye yuko utari bukorere imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo. Haleluya. Haleluya. Babanje kumwereka yuko Imana bafite Imana ishobora kubakiza, bamwereka yuko Imana yayo ifite imbaraga, ariko baza no kumubwira kumuhebuza baramubwira ngo nubwo itabikora. Haleluya. Amen. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ngo nubwo itabikora ntituzoramya ibi gishushanyo wakoze. Ngo bategeka n'abasore banga kuramya cya gishushanyo. Bibiliya iratubwira ngo bategeka ngo kwenyegeza itanura ry'umuriro ngo rirushaho kwaka ingenzi zirindwi. Ba basore bahaye bareba. Hari ibintu Satani zikoranira ngo biteze ubwoba, uruhe wemere, uruhe utinye, uve ku Mana. Ariko ba basore baza bareba ukuntu baza benyegeza rya tanura ry'umuriro kugeza igihe ngo bafata abagabo b'imbaraga ngo barabahambira ngo bababoha n'imyenda yabo bambaye, ngo babafata barabata muri rya tanura ry'umuriro. Ariko Bibiliya itangaza ngo ibirimi by'umuriro ngo bifata abagabo b'imbaraga babataye mu ngo birabica. Ariko ngo Meshake, Abedenego na Shadarake ngo bakomeza kugenda muri wa muriro ari bazima. Amen. Haleluya. Amen. Umwami ngo yitegereje arareba abona ba basore ko baragenda muri wa muriro, ngo aja kubaza abajyanama barababwira atari basore ko twataye abantu batatu mu itanura ry'umuriro kandi babona
ngo baza kumubwira ati nizo niko twabigenjeje ngo arababwira ati ariko njyewe uko mpaye mbona amaso yanjye uko mpaye ndeba tuvuge ngo amen Amen. ko ndabona abantu bane bahe bagenda mu muriro ntacyo babaye pe ndabona abantu bane bagendagenda mu muriro ntacyo babaye ariko ko ndabona umuntu w'akane harimo batatu ariko ndabona bane ariko umuntu w'akane afite yibesho kidasanzwe haleluya Amen. umuntu w'akane ko nitegereza nkabona afite yibesho kandi iyo shusho irasa n'iy'umwana w'Imana sifa kwa Mungu Amen. kandi iyo shusho ko ndabona iyo shusho irasa n'iy'umwana w'Imana Nebukadineza ngo ahita agenda aja ngo ku muryango w'itanura ry'umuriro ngo ahamagara abasore yamavuga ngo yemwe bashyendera Meshaki na Abedenego bagaragu b'Imana isumba byose aravuga ngo nisohoke Bibiliya irakubwira ngo barasohoka ngo abantu babazaho kuza kubareba icyo babaye amen Amen. baraza ngo baza kubareba ngo barebe icyo babaye ariko ngo icyabatangaje ngo basanga umuriro ntacyo babatwaye ngo ndetse yitegereje ngo n'imisatsi yo ku mitwe yabo ngo basanga itigeze ibabuka amen Amen. ubundi ngo bitegereje imyambaro yabo ngo ntiyigire ihumura n'umuriro ngo Nebukadineza aje kuvuga ijambo rikomeye manishe Amen. aravuga ngo Imana ya Shadraki na Meshaki na Abedenego n'ishimwe dufite Imana ishobora byose nk'uko twabivuze Imana yabwiye Yakobo hano mu gitabo cya Isaya 43 umurongo wa 2 iramubwira ngo Yakobo we ntutinye kuko naguhamagaye mu izina ryawe uruwa nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe haleluya Amen. nuca no mu migezi ntizagutemba nunyura no mu muriro ntuzasha kandi ibirimi byawe ntibizagufata kuko ndi Uwiteka Imana Amen. haleluya Amen. bene data ndagira ngo mbabwire ko nitwemera tukayoborwa n'Imana tukemera tukizera imbaraga z'Imana tuzaca mu migezi ntacyo bizadutemba tuzanyura no mu muriro ntituzasha ndetse n'ibindi byaho ntacyo bizadutwara haleluya Amen. kugendana n'Imana ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umuntu cyangwa mu buzima bw'umukristo twasomye aha hantu mu gitabo cy'Itangiriro hatubwira uyu mugabo Enoki Bibiliya yatubwiye ngo Enoki yagendanye n'Imana imyaka 365 uyu mugabo agenda iyo myaka yose mu gitondo agakiranuka ku manywa agakiranuka nimugoroba agakiranuka mu rugo rw'agakiranuka muri quartier agakiranuka ahantu hose aciye agakiranuka mu kazi agakiranuka iyo myaka irashira 365 Enoki akiranuka imbere y'Imana manshi Amen. Enoki ni urugero rwiza ku mukristo wahisemo kugendana n'Imana haleluya Hallelujah. ubundi umukristo ugendana n'Imana agira ibimuranga si ukwitwaza Bibiliya si ukuririmba cyane si ugutarama cyane ni byiza rwose ariko hari icy'ingenzi Yesu wenyine yarabivuze yaravuze ari mu gitabo cya Matayo 7:16 yaravuze ngo abo bagendana n'Imana muzabamenyera ku mbuto zabo
haleluya. Amen. Abo ngabo bagira ikimenyetso muzabamenyera ku mbuto zabo. Umukristo ubundi mu biranga umukristo agomba gusa n'ibyo avuga. Amen. Umukristo agomba gusa n'ibyo avuga. Hari abakristo benshi batagira ishusho. Iyo ari mu itorero asa n'ab'itorero, yagera hanze agasa n'abo hanze. Abo ngabo rero ntibagira ishusho. Abo ngabo barasa na rya torero ry'i Laodikiya dusanga hariya mu zahishuwe 3:15 muri aya matorero yandikiwe amatorero 7 yo muri Aziya, ndetse ni naryo torero rirekera yandi niryo rya nyuma. Aravuga ngo izi imirimo yawe yuko udakonje cyangwa ntubire. Umva abo bakristo uko bameze. Izi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Ngo iyaba wari ukonje cyangwa ngo ubire, nimba hari ikintu Imana yanga abo bantu. Hari akanyamaswa kamwe bazabita ngo ni uruvu, nikagira iki kaza kagera ahantu humye kagasana, kagera mu byatsi bibisi kagasa n'ibyatsi bibisi. Aho kageze kagenda gasana. Oya, yaravuze ngo iyo wari ukonje cyangwa iyo wari ubise. Abo bakirisitu, aba bantu twasanze muri ibi bihugu, hari icyo jewe mbakundira. Iyo umuntu akirijwe aba akijijwe, kandi iyo adakirijwe aza kubwira ngo jewe sinshaka ibyo. Ni ukuvuga ngo uwo muntu ntaza yivanga, azavuga ati jewe iyo nahisemo iyi nzira, jewe ni umukristo narakijwe, nemeye Yesu umwami n'umukiza. Ariko rero hariho abantu benshi baza bavanga ibintu. Ubwo rero bagasa n'iri torero rya Laodikiya. Hepfo yaje kuvuga ngo nuko rero kuko urakazuyaza, kuko urakazuyaza yuko udakonje kandi ntubire, ubwo rero ngiye kukuruka. Tuvuge ngo amen. Amen. Kuko udakonje kandi ntubire, ubwo rero ngiye kukuruka. Bene data, mureke twifuze kuyoborwa n'Imana, nibwo tuzarangiza uru rugendo rwacu amahoro. Haleluya. Amen. Wasanga ko yagendanye n'Imana iyi myaka yose akiranuka, akora ibyo gukiranuka, arangiza urugendo rw'amahoro. Ndetse ngo Imana mwibona ngo ari ngombwa kimuzamura adapfuye. Ni ngombwa kuko muri uru rugendo twemerera Imana ikatuyobora, twemerera Imana tukagendera mu mahame yayo, tukayoborwa nayo, kandi tukayizera, tukamenya kuko nimba turi kumwe n'Imana nta kidashoboka, nta kinanira Imana. Birashoboka ko waba waratangije urugendo uwagera hagati ugateshuka, ugata inzira, cyangwa ntuyoborwe nayo ugasigara wiyobora. Birashika cyane. Haracyari ibihe cyangwa se haracyari umwanya wo kugaruka ukihana, ukongera kuyoborwa n'Imana. Sifa kwa Mungu. Amen. Turacyari mu gihe cy'imbabazi. Urashobora kubesha abantu bigakunda, urashobora kubesha uwo ari we wese bigakunda,
ariko imbere y'Imana niho amaririmbyi yaririmbye aravuga ngo nitwashika mu ijuru hazaba gutangara ngo uzovuga ati jewe nakoraga ibi, jewe mwami nari umupasiteri narabwirizaga, jewe nari umunyamasengesho nabaga narataramaga buri gitondo, narasenga buri gihe, yewe natangaga n'amaturo, nafashaga imfubyi n'abapfakazi, uwakoraga imirimo yose ukayitondagura. Ariko ngo igitangaje Imana ngizakubwira ngo imbere ntabwo nigeze kukubona. Haleluya. Amen. Birababaje kandi biteye agahinda gukora ugafata umwanya wawe ugafata ibyo wakoze ntubikore, ariko ugatanga uyu mwanya kugira ngo uje imbere y'Imana, ariko umunsi w'imbere Imana ikakubwira ngo sinigeze kukubona. Birashoboka kuko muri uru rugendo wowe warahuye na byinshi bigucogoza bigatuma utakiyoborwa n'Imana, bigatuma wibwira yuko Imana itariho, bigatuma wibwira yuko Imana itakiri kumwe nawe, ugatangira kwiyobora. Oya, Bibiliya ijambo ryatubwiye ngo Enoki yayobowe n'Imana arangiza urugendo. Icyatumye Isiraheli abenshi bashiriye mu butayu ntibemeye kuyoborwa nabo. Bibiliya itubwira ngo abo bose bateraga Mose ibibazo, abari ahantu bose bavuye mu butayu, bavuye Egiputa, kubera kutemera kuyoborwa n'Imana, bageze n'igihe basaba ngo bayoborwe, ngo Aroni bakore ikigomana kibabera Imana. Abo bose ntibageze mu gihugu cy'isezerano kubera kutemera kuyoborwa n'Imana. Ariko abahageze ni abagabo babiri bahagaze bamenye ko bari kumwe n'Imana kandi bemera kuyoborwa nabo. Ni umugabo witwa Yoshua na Kalebu. Ni ngombwa yuko bene data twongera tugatekereza, ese uru rugendo rwacu tugendana n'Imana, ibi bikorwa mbaye nkora, iyi mirimo ndikora, nkabyuka saa 11 ngategana nkaja mu buvugabutumwa ngasenga nkiriza kagira. Hari abantu bazi bagira iminsi 40 basenga kandi abo ndabubaha rwose. Bakagira iminsi 40 basenga, abandi iminsi 21 nk'imwe ya Daniyeli. Bakaribwa n'inzara bakaja mu butayu, abandi bakaja mu mazi bagapfukama bakagira gute. Iyo mirimo yose mbaye nkora, ibyo byose aho ndi kumwe n'Imana, ngendana n'Imana, uracyafite igihe cyo gutekereza. Tuvuge ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Uracyafite igihe cyo gutekereza, tureke gutakaza imyanya yacu y'ubusa. Satani aza yishushanya, azi kwishushanya cyane, aza kwereka hari yakubwira ati komeza, n'abandi bazabakora byo, n'abandi bakora batyo, cyangwa se komeza, hari ukuzi, hari uwirabuya. Ntavuze ngo washobora kubesha abantu, ariko hari abantu babitobera. Rero batatu, ijambo rya mbere ntiwabesha Imana kuko Imana irakuzi. Imana izi n'izo utazi. Ikindi cya kabiri, ntiwabesha umutima wawe. Oya. Ntiwabesha umutima wawe. Ikindi, ntiwabesha Satani. Satani wayikorera. Yego. Oya. Rero ni ukuvuga ngo turacyafite amahirwe yo gutekereza, ese uru rugendo ndimo, ibi mbaye nkora, ese ubaza umutima wawe, nta wundi woheza igisubizo, umutima wawe woheza igisubizo. Reka mvuge ngo ni devoir umuntu wese atwara, uhaze umutima wawe, ariko Mana ngendana nawe, kandi kugendana n'Imana, twese turi abana b'Imana, ni ukwemera kuyoborwa nabo, kuko twavuze ngo Pawulo yandikiye ab'Iroma arababwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana.
haleluya. Amen. Reka twemere kuyoborwa n'Imana, reka twemere kugendana n'Imana, reka twemere Imana ituyobore muri uru rugendo. Kandi turangirijeho ni ukuvuga ngo niba twemeye kuyoborwa n'Imana, twizere yuko Imana izadutambutsa muri biriya byose tubona bisa n'imisozi, bisa n'ibitugoye imbere yacu. Tuyizere kuko niko yabwiye Mose, aramubwira ngo ndi Imana ishobora. Imana idufashe bene data, twifuza kugendana n'Imana muri uru rugendo, nibwo tuzarusoza amahoro. Ijambo ry'Imana nidufashe kandi rituganze.